imbaraga zirenga amabuye uterwa. Zone inzira ya mbere inyurwamo amabuye baterwa aba bantu ni inzira y'abantu. Abantu ubundi mu bantu niho hatuye amabuye. Mu bantu haba iki? Amabuye. Iyo umuntu atuye mu bantu, iyo umuntu aba mu bantu ntahushanya n'amabuye. Kandi igitangaje, iyo umuntu nawe abaye nk'abantu asubiza abantu amabuye. Ambonye ko mari gute se uguye kwiyubaka mu Mana kuruta kwiyubaka mu bantu. Haleluya, haleluya. Ukamenya ngo abantu bahari badahari, Imana iranzi, ifite imvana hinjyana, fitanye gahunda na Yesu. Mbere yuko abantu bagutera amabuye, reba Yesu. Ugira imbaraga zirama, kuko mu bantu uzasoromamo ikintu kitwa amabuye. Ariko nubana na Yesu, Yesu akuzanira abantu bavuye kuri we, mu bantu uzakuramo umugisha w'Imana. Niyo mpamvu nidusenga dusaba Imana ngo igire ibintu dukorera, tunasenga dusaba imbaraga zizarezista ku ntambara zarwanya ibyo tugiye kuba byo. Kubera ko buri rwego rushya rw'ubuzima rujyana n'urwego rushya rw'umudayimoni. Abadayimoni baguhiga uri umusore, so baguhiga umaze kuba umupapa. Niba ari Imana tuyongere cyane, tuyikomere amashyi menshi cyane, ntacyo bitwaye. N'ay'Imana niyo yaguhaye ayo maboko. Dushimira Imana ikora ibintu yihereyeho, idahera ku bantu, idahera ku bintu, ibitse imbaraga muri yo ihimbazwe. Twongereho iri jambo mu byakozwe n'intumwa ibice 7. Dusome murongo waho 1 cyangwa 2. Duhere kuri 5:5 tugeze kuri 5:6. Ibyakozwe n'intumwa ibice 7, 5:5 na 5:6. Abahageze haravuze ngo ariko Stefano yuzuye umwuka wera arararama, atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati dore mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Ariko Stefano aha hantu yari ari murahumva ari kuvugira ibi bintu, n'ahantu yari ahagaze n'ibintu byari mubayeho, ariko natangaye uburyo nyine yasubije. Aha ari mu kibuga cy'amabuye, ari guterwa amabuye akomeye, ariko ngo yuzuye umwuka wera arararama, atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati dore mbega yerekwa mu mabuye, mbonye ijuru rikingutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Murakoze cyane, naho dusoma gusa, ahandi turahaganira. Imana ibaho umugisha. Nanone kandi Imana ibaho umugisha. Kubaje nyuma cyangwa abo tutaziranye, hano ni mu rugo njya mpaza mu bihe bitandukanye, nubwo ntari mperutse ku mpamvu zitandukanye, ariko Imana iduhaye uyu munsi. Nitwa Mahombe Theogene, ni hariya mu Biryogo nkorera umurimo w'Imana. Ndashimira Imana impaye kuboneka hano mu masengesho. Imana nihimbazwe. Nanezere ko turi mu masengesho, ko mu masengesho nta muntu uza gusengera undi, ahubwo ibintu byose dukora bitugiraho ingaruka. Buri muntu wese uri gusenga, Imana ifite ukuntu ifata aya magambo tuvuga ikayakuramo ibintu by'ibikorwa. Nubwo bitakora none, ariko ahantu bibitse bibikanya imbaraga ku buryo bishobora gukora igihe n'igihe. Imana nihimbazwe. Ninjiye hano bari kuvuga basenga, mwene data arimo abwira Imana ngo iduhe kwizera gutuma tuba muri ubu buzima. Nabyumvise cyane kandi byari ibintu byiza. Arasenga avaho, mushiki wacu akurikiraho avuga ijambo ry'Imana ryiza rivuga kwiringira Imana, kwizera Imana. Nubwo abantu avuga ko bijya bizamo ibintu by'ingaro, ngo bijya bizamo ingaro, ariko avuga ko Imana yo nta ngaro zibaho. Arabivuga. Mushumba Claude araza nawe adutereka ahandi hantu. Mbese navuze ntituvuga iki? Kandi hano saje muturumva.
ahubwo nagira ngo mbaze ko wumvise habaye iki, igihe wumviye habaye iki? Uwo muntu cyangwa bitekerezo igihe numviye ibintu numva ijambo ry'Imana ko ari imbaraga, iyo nyumvise haba iki? Twavuye gusenga twafashijwe, habaye iki? Ndashaka uyu munsi dusoza Imana iza kugira ikintu ijambo ry'Imana rikoresha mu buzima bwawe, ukumva hakoretse ikintu, ukumva hari ikintu gire gute gikoretse, ukumva kubera ko ubwaryo ijambo ririmo imbaraga. Iyo turyakira twakira imbaraga zo muri ryo. Hari ibintu ridukorera bitava mu mbaraga zacu ariko biva mu mbaraga z'ijambo ry'Imana. Iyo turyakiye hari imbaraga z'ubudahangarwa zitari muri twebwe, zitari mu bantu, mu bushobozi bwacu, ariko zigira imbaraga kuri twebwe. Iyo turyakiye hari ibintu bikoreka. Dushimire Imana duhaye ijambo ryayo mu izina rya Yesu, kandi dukomeze turyumve. Ndagira ngo dusoza n'ubundi shireho iki cyifuzo nshaka ko dusengera. Natekereje cyo kubwira Imana iduhe imbaraga. Nabonye dukeneye imbaraga mu bintu byose dusengera, ari ibintu bagiye bavuga bikeneye imbaraga. Ubu abavuze hari abantu bizeye bakira ibintu bakizera, ariko n'abandi bantu uko babyizeye bizagenda biza bitinze. Tukiri inaha amahenderezo yaririmbye bikomeye, badukumbuza ijuru twumva twajyayo, ariko turi inaha turacyari muri centre y'amabuye, turacyari mu kibuga kirimo amabuye akomeye, kirimo imbaraga zikomeye. Ariko natangaye dukeneye imbaraga zituma tuba muri ayo mabuye, ariko ntitureba amabuye, tukareba nyir'umwami uduhagaritse aho ngaho. Ndashaka kuvugana n'abantu bake gusa, batari bose, ariko ni abantu bari mu ngaruka z'ubushake bw'ami bw'Imana. Bari ahantu, hari igihe umuntu aba ahantu akahatinda akamara imyaka myinshi, igihe kinini ntako atagize, nta ruhare rwe ntako atabigize. Uyu muhungu tuvuze Stefano, iki kibuga ahagazemo, aha hantu ahagaze tuvugana, nta cyaha yakoze habe namba, yaho wagatsi. Ariko itangaje, Imana irabyemera ko ahagarara, nta ruhare abigizemo. Yasenza yakanyarira, yagiye kizabonwa, yaje sejemu, kugira ngo tabeshya ko mugenda bishizeho kandi hari bitarakurwaho none, ariko Imana ikeneye ko bigihari. Ubona imbaraga z'Imana kuruta ibihari. Nukuguha ikinini utahana kikubwira ngo nubwo amabuye ahari n'abayatera bahari, ariko natanga umuhungu yeretswe, akerekwa ntiyerekwa amabuye, ngo abona ubwiza bw'Imana. Dukomere Imana amashyi. Yeretswe ngo abona ubwiza bw'Imana, ngo abona Yesu ngo ahagaze iruhande rw'Imana, ngo aranezerwa cyane. Imana natangaye ko yemera ko bibaho. Stefano namutangariye ateye ubwoba. Aha dusomye ntabwo njya muri aya mateka, ariko abenshi murayazi. Nshaka gutinda kuri icyifuzo gusa, ariko abenshi murayazi. Stefano bamubuzeho impamvu n'imwe, kandi natangaye babonye ari umuntu w'Imana, ubahana Imana ishaka, ugendera mu nzira z'Imana, bamushakaho impamvu n'imwe, barayibura namba. Bajya mu muryango barayibura. Stefano yari umuntu wayoboye intambwe ze ahantu Imana iri. Abwira Imana ngo intambwe zanjye n'ibitekerezo byanjye nzabiyobora ahantu uri, itsinda utarimo sinzarijyamo, ahantu uri nzahajya, ibintu urimo nzabijyamo, mbirwanire nubwo nabipfiramo. Stefano agambira migambi ikomeye, Imana ihimbazwe. Stefano ayibamo. Igitangaje ngo haza guhaguruka itsinda ry'abantu, baraba ngo uriya muntu ukora biriya bintu, ducogoza ntacogore, tunaniza ntananirwe, tuvuga amagambo akamera nkaho bamusutseho amazi, uriya muntu habaye iki? Naratangaye. Soma agatabo k'umugenzi, batwara mu Kristo ngo bamweretse ahantu hari umuriro wakaga. Uwo murongo wakaka ngo uwabonaga ngo akabona umuntu usukamo gusa amazi, ariko yabona basuka amazi ngo akabona umuriro ntuzima, abo ko bashyira amazi umuriro ukomeza kwaka. Uwo ngo aritegereza, ngo agira amatsiko, abazo bamujyanaga, araba ngo none se ni iyihe mpamvu uriya muriro waka ntuzime? Arango vayo nkwereka, mfata ukuboko amujyana ngo inyuma y'inkike. Imana ihimbazwe. Imujyana ahantu hatagaragara, hatabanwa n'umuntu wese, ariko Imana yabitse uburyo isukamo. Niho intege abananiwe utibashije imwongera imbaraga.
imujyanira mu gikari. Natangaye, Imana igira igikari ikoreramo, Imana igira umwanya w'ibanga ikoreramo, Imana igira ahantu icurira ibintu ikora. Igira igikari ngo amujyana inyuma y'inkike, ngo amweretse, ngo abona ngo hari ukundi kuboko. Ntiyavuze ko wari ufite ikibido cyangwa igikombe, ariho ngo kwasukagamo amavuta. Ngo ayo mavuta yajyamo basukaho umuriro, ngo aho kugira ngo umuriro uzime, ngo umuriro ugakomeza kujya gute? Kwaka. Nubwo bashyiramo amazi, umuriro ugakomeza kwaka. Ndashimira Imana ifite mu gikari ahantu isukiramo amavuta. Aravuga ngo umuriro ni umuriro w'ubuntu bw'Imana acanye umutima w'ubuntu, ngo udashobora kuzazima, utazavaho. Nubwo Satani ashaka kuzimya, ariko ngira undi murimo nkora nkawukora hatagaragara, batabona, hatagera abarozi, hatagera izindi mbaraga zose, abantu batakiba. Hari ikiganza batiba, hari ikiganza badakoraho, kibitse imbaraga zikomeza abera. Imana ibitse ikiganza kiri inyuma y'inkike. Igitangaje, usukwamo umuriro niwo wumva ibiri gukorwamo. Umuriro wo umenya ibiri kukorerwaho aho ucanye. Wakira ibintu bibiri, urakira amazi ariko ukakira n'amavuta, ariko byageramo imbaraga z'amavuta zikamira amazi. Ntabwo tuzava ahantu amazi ari, n'abayasukamo ntituzabareka, nituva n'aha bariyongera. Hano ho bakoze itsinda kwa Stefano, kandi ni abantu basanganaga abanyedini, bazana bamutegera ngo bakajya basukamo amazi, ariko inyuma hari ukuboko kutagaragara gusukamo umuriro, amavuta, sorry. Ngo umuriro ugakomeza kwaka ukagurumana. Bategereza umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ngo babona Stefano ntazimye, ngo baraza baravuga ngo uwahindura uriya muntu ko aba mu bintu by'Imana tukamushakira impamvu ahantu aba. Ngo barabeshya. Natangaye, bashatse abakomisiyoneri baravuga ngo baze babeshyere Stefano ko yishe amategeko y'Imana na Mose. Uzi ko Imana yemera ko umuntu azira ubusa? Imana ireba umuntu akazira gatsi, ari mu nzira z'Imana, ari mu ngaruka zo gutwara ubwami bw'Imana, Imana ikemera ko hari igihe anyuramo kimeze gityo. Bazamura ibirego. Natangaye, barabivuga. Aha dusomye ni ahantu ngo bazarajwe n'uburakari amaze kwisobanura. Baramwe ngo yisobanure, agiye kwisobanura we ahita babwira ikibazo cyabo direct. Arango impamvu muri kubona ibyo nuko mwatandukanye n'imbaraga z'abahishurira ibyo ngibyo. Mukiri kumwe n'Imana, ibyo umuragaho nk'icyaha mwabibonaga nk'icyaha. Aho ndi muri kundenganyiriza ntabwo mwahandenganyirizaga, ariko Imana yaje igakora ibyo bintu byose. Ahera kwa Aburahamu aramuzana kwa Isaka, aramuzana mugeza mu byarwa Yesu, ukuntu bamwishe baramubamba, n'ikintu yakoze bamwica. Aravuga ngo ibyo bintu byose mucyakira muri Imana. Buri icyerekana ko umuntu yatakaje ubuntu bw'Imana nuko atangira gutuka ibintu yashimaga. Ibyo yabagamo abishima, atangira kubona ko ari ibintu bitari iby'icyubahiro. Abarebye aravuga ngo mwebwe ikosa ryanyu narivumbuye, nuko umuriro mwabagaho mutakiwubaho, mwamaje gutakaza Imana. None ibyari igisubizo muri kubimbonamo nk'ikibazo. Ariko natangaye, ngo akomeje kubatumbira yisobanura, ngo bamurebye bose, nasomye biranitonze, ngo baramurebye bose, ngo batangira gukorwa n'isoni, ngo babona mu maso ye hameze nk'ahamarayika. Imana igira imbaraga zikomeza abantu bayo. Ngo na maso yameze ngo hamarayika, ngo abona afite imbaraga ziri kumusunika zimuhindura. Ngo nawe abitegereje bamaze gusanganwa n'umurakari ngo amutera amabuye, ngo akibareba barakaye, ngo bafashe amabuye bose, ngo arangije ngo ahita yishurirwa umwuka wera. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuzuye umwuka wera, ngo ahita akura amaso kuri bo, akura amaso ku bukana bwabo, akura amaso ku mabuye, ngo arararama areba hejuru, ngo abona Imana Data, abona n'umwana wayo, abona ubwiza bwayo. Ngo bayamuteye, ngo bamutera ibuye ntiyumve ibuye, ngo agahishurirwa Imana. Bamwongeza irindi ngo akigira ahandi. Agarutse arango Yesu, ahantu ngeze abantu bababarire,
ntibazi icyo bakora, ntubabareho icyaha, bari kunyegereza ahantu ushaka. Yuzuye umwuka arararama. Hari imbaraga Imana ishaka gutanga zituma abantu bararama no mu mabuye. Kurarama nta muntu ushobora kurarama ari mu mabuye atuze imbaraga z'umwuka wera. Mu mbaraga z'umwuka habitsemo ubushobozi butuma turarama. Nikiza nango ibyino mu isi nabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Nukuvuga iki? Nango mwebwe ntacyo muvuze, nukurenza imbaraga amabuye uterwa ukabona Imana ikomeye hejuru y'amabuye. Nukwakira urwego rw'ubudahangarwa rurenga zone y'abantu. Amabuye duterwa kenshi, duterwa aba muri zone 5. Amabuye duterwa aterwa abantu bahamagawe n'Imana, akorera mu byiciro 5. Iyo Imana iroba uyu muntu ikamuha imbaraga zirenga amabuye, imuzamura muri zone zikoramo ayo mabuye yabo, ku buryo bayatera ayarebera nk'ahantu ariko ari ahantu atamushyikira. Ndashaka gusabira imbaraga, ntabwo aravaho, ariko Imana ishaka ko ugira imbaraga zirenga amabuye uterwa. Zone inzira ya mbere inyurwamo amabuye baterwa aba bantu ni inzira y'abantu. Ubundi mu bantu niho hatuye amabuye. Mu bantu haba iki? Amabuye. Iyo umuntu atuye mu bantu, iyo umuntu aba mu bantu ntahushanya n'amabuye. Kandi igitangaje, iyo umuntu nawe abaye nk'abantu asubiza abantu amabuye. Murebe, iyo atagira izi imbaraga zimuzamura, bari kujya bamutera ibuye nakabasubiza iki? Irindi. Ariko bamuteye ibuye basanga nivo y'amabuye yaba hagera we yaraharenze, ayareba anyura hariya, ayatise abantu Imana yababariye bari mu biki. Yari ku yindi level, ku rundi rwego rw'nabonye ku buryo amabuye yabona hasi. Buriya muri Yesu no mu mwuka harimo ibyumba biterwa n'ahantu umuntu yahagamye. Muri Yesu harimo imbaraga biterwa n'izo wakiriye. Hirya yaho Imana ibitse izindi imbaraga. Ibintu tumva n'ibintu wanze kwemera byatewe n'ahantu wahamye. Imana ibitse ikindi cyumba. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ibitse ubundi bushobozi buri muri yo. Iyo twizeye amagambo ye, iyo twizeye amagambo ye, muri yo habitse imbaraga zituva muri Yesu zikatuzamo. Agitumbira Yesu yatangiye kumwanduza ibintu byo mu ijuru. Atangira kumwanduza ibitekerezo by'ijuru. Ngo bamuteye amabuye araramye, ngo Yesu atangira kumuhindura ibitekerezo. Aravuga ngo we ntabwo umeze nk'abantu, we ntabwo uteye nk'abantu, we turabana, icyo uzira ndakizi, waho wagatsi ariko mbirimo. Hari igihe Imana yemera ko ibibamo igategura protokole y'igisubizo cy'umuntu Imana yemere ko atera amabuye. Muzi ikintu imukorera Imana ibintu yemeye ko biba. Nusoma Luka 1:3-5, Mariya ari kwibaza ngo ibi bintu bimbayeho ndabigirane, ndabigenza ne ko ntaryamanye n'umugabo. Imana yaravuze ngo ibintu njya nkorera protokole, njya nkorera abantu nemeye ko baterwa amabuye, kandi ndebera mbakora protokole z'uburyo bubiri. Icyambere yaramenye ngo humura, umwuka wera azakuzaho, aze gukora iki? Aze kwemeza kukumvisha ko ari wowe ukwiye guterwa amabuye. Umwuka wera duha kwakira ibintu abantu batakakira. Umwuka wera aturinda guterera abantu intambara zacu baziterera abandi bantu. Umwuka wera twumvisha ko intambara n'urugamba dufite ari urwacu, kandi Imana yemeye ko tuhanyura. Sawa, Imana yemeye ko tuha. Umwuka wera azakuzaho, afata ibyo bintu wumva atari ibyawe abigufatisheho. Uvuye ngo Mariya ndatwite koko, kandi ntarabonanye n'umugabo. Habaye iki? Mariya yakire ko atwite. Ubu hari ibintu abantu bakira, umuntu yamurebera inyuma akavuga ati uriya muntu ntazapfa, kumbi we no ufite ubwoba, we Imana yamaje kuba imbaraga zakira ibyamubayeho. Bakajya bibaza uriya muntu abahate ameze kuriya. No, Mwuka wera yamuhaye kwakira ibyamubayeho. Kabiri, numara kubyakira, imbaraga z'isuma byose zizagukingiriza. Donc Imana ibitse izi imbaraga turi gusaba ziza zivuye mu ijuru, zikagushyiraho urukuta, zikagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'iki?
iyo Imana izakora ikintu kiyivuyeho ikagusheta ngo abantu bakugiraho amagambo bashaka, ariko yibikiye kuzakora ikintu cyayo, Imana igushyira ahantu ikaguha umwuka wo kwakira intambara unyuramo. Kabiri, ikaguha imbaraga zigukingiriza. Hano mwese ngira ngo murayibona ko mwubatse hano mukinzeho hariya. Kuki mwashyizeho korotire se? Kuki korotire iriho? Kuki korotire ivaho ari uko inyubako yuzuye? Inyubako yubakwa hagize gute? Ikubakirwa iyo ngiyo hatagaragara, bakayisiga amarange, bakayikora finisage, bazamara kuyuzuza neza ibitsisha. Hari abantu bagira ngo nta kintu cyabaye, nta n'ikintu gihari, ariko mu gikari Imana iri gukora umurimo. Hari igihe inyubako igira ngo bari kuyireba ibintu iri gukorerwa, kumbi ntawe uri kuyibona. Rukarwa 80, uwo mwana arakura, agwiza imbaraga, aguma hehe. Iyo umuntu ari mu butayu Imana imujyanyemo, Imana igira isapoti y'imbaraga. Udashaka gutwera umuntu ngo zakira ubyumve, sibye ni ibyawe, ariko Imana ibitse imbaraga zifatisha ku muntu. Iyo inyubako imaze kuzura, Imana ikuraho korotire igasohora Yohana mu Bisiraheli. Muzi impamvu? Ibibanza kumpakiramo imbaraga zimurenza inzira 5 cyangwa zone 5 amabuye y'abantu anyuramo, kugira ngo atazatuma Imana ikorwa isoni agiye kuri tere. Ibintu byose Imana itanga ibanza kubitegura. Abantu bose Imana itegura kujyana ahantu ibanza kubanyuza ahantu. Nubona hari ibintu bikubaho utabigizemo uruhare, menya ngo Imana hari ikintu, hari ahantu, hari gahunda iri gukora. Duhereze Imana icyubahiro. Twongera Imana icyubahiro. Twongera Imana icyubahiro. Umwuka wera azakuzaho ubyakire. Kabiri, imbaraga zimwe yose zagukingiriza, kuko uzavuka si uw'abantu, uzavuka si uw'ibintu, uzavuka n'injye uzaba ubigizemo uruhare. Imana igira ibitangaza irema bitanyura mu bantu, bitanyura mu bintu. Imana ubwayo ibiyikuyeho ikavuga ngo ndagukoreye. Imana ihimbaza. Imana ihimbaza. Imana ihimbaza. Imbaraga zikushabura ku kibuga uriho n'imbaraga uri kurwana nazo. Ikirere cya mbere nakurenza ni ikirere cy'abantu bagutera amabuye, cy'abantu. Abantu niba ari ikintu kigoye ubona kugira ngo dukorere Imana neza, kugira ngo umuntu yizere Imana abane n'Imana, bisaba karenga zone y'abantu. Ahantu abantu baba, ahantu abantu bakorera, ukuntu abantu batekereza, ukuntu abantu bitwara, ukuntu abantu basa, ukuntu abantu bakora. Bisaba ko kugira ngo amabuye atagufata kugira ingaruka, bisaba kurenga ibitekerezo by'abantu. Uka ngo ngewe ubikura he? Ubikura mu kubona Imana. Iyo ushuri Imana umenye uwo uriwe. Iyo wimenye witandukanya n'abandi bantu. Niyo mpamvu mu kubona Imana arayishuriwe ahita ngo aba bantu ntuwongere kwabaraho urubanza, ahubwo bababarire bari kuntera amabuye, ntibazi ibyo bakora. Abikuye mu kwimenya uwo ari we muri Kristo Yesu. Kabiri, abikura mu kumenya imbaraga hawe. Imana ihimbaza. Arenga abantu. Naratangaye Dawidi ni umuntu abaye ahantu hakomeye muri ubwo buryo, ariko ajya kuvuga, naratangaye nasomye muri Zaburi ya mbere, amaje gusobanukirwa ko Imana yamumenye, imuzi, imwitaho ahantu hose anyura. Ari we yaravuze ngo nge wese ubu ngubu ngomba kwikura muri zone y'abantu, ko ndi umuntu Imana yavuzeho. Ndi umuntu Imana ifite ayivanye naho ijyana. Ndi umuntu Imana ifiteho umugambi ukomeye udahagarikwa n'amaboko y'abantu. Arangwa hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'iki. Bivuze ngo imigambi yanjye n'ibitekerezo ndabyimura mu bantu. Kabiri, ntahagararane ngo amaguru yanjye ngomba kuyimura muri zone abantu bakoreramo. Gatatu, niyicarane
n'ikibuno cyanjye kiri amasezerano gikoranye nanjye, ngomba kukimura muri zone abantu babamo, nkagendana nabo ariko ntakora natekereza. Imana ihimbaza. Niba ari ibikomere by'amabuye duterwa kenshi, n'igihe dutinda mu bantu. Abantu ntibansuye, we wasuye bande? Bibiliya ira ngo nukushaka abantu gukora nawe aricyo. Ariko iyo umuntu atinze mu bantu havamo amabuye. Mbere yuko aya mabuye aza, babanje kuyacura mu bitekerezo, barabipanga. Ntabwo amabuye uri akomeye aterwa abantu ari amabuye agaragara, ahubwo n'ibitekerezo gusa n'amabuye akomeye. Ntibansura, ntibambona, ntibanzi, baranyirengagije. Bande? Iyo wimenye ko uri umuntu Imana izi ifite umugambi, uravuga ngo baza bataza mfite aho mva naho njya. Ntibansuye, Imana igira uburyo isura. Ntibandeba, Imana iyo ikubona ikwereka abantu. Igitangaje ni ukwishura ukajya mu bantu utararenga ubutayu, ugwa mu bantu. Imana itwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Imana itwambika imbaraga mu izina rya Yesu. Arararama arenga abantu. Iyo umuntu ha mu bantu buriya mu itegeko ryo mu bantu, Bibiliya ivuga abantu ubundi kubana, gukundana n'abantu ni itegeko ry'Imana. Ari guhitamo umuntu muzabana ni amahitamo y'umuntu, ntabwo ari itegeko. Igitangaje, hari igihe umuntu ubona ari kurwana no kuba abantu bataramuhisemo ngo bamuhe invitation, bamujyane muri bread show, bamujyane mu kimwe biro runaka, ugasanga ubwabyo byamucumuje, afite ibikomere by'uko ngo batamutumiye. Kandi agutumira ujyana iki? Donc gukundana ni itegeko, ariko kubana ni amahitamo. Niyo bahisemo umuntu babana bitewe n'urwego rw'ubushobozi bwabo, urapfa iki nabo? Watuje ntiwitere ibuye ry'ubusa. Hari bridal show utazamenya, hari baby show utazamenya, butuje guma mu butayu, Imana iguha imbaraga zikugeza aho hantu. Ariko usanga umuntu ngo ntibanumiye, ngo ntibanze, hejuru y'iki? Y'abantu. Abantu ntibambona, ese ntibambonye ko mare gute se? Uguye kwiyubaka mu Mana kuruta kwiyubaka mu bantu. Haleluya, haleluya. Ukamenya ngo abantu bahari badahari, Imana iranzi, ifite imva naho injyana, mfitanye gahunda na Yesu. Mbere yuko abantu bagutera amabuye, reba Yesu. Ugira imbaraga zirama, kuko mu bantu uzasoromamo ikintu kitwa amabuye. Ariko nubana na Yesu, Yesu akuzanira abantu bavuye kuri we, mu bantu uzakuramo umugisha w'Imana. Ariko niwizanira abantu mbere y'igihe, uzasoramo amabuye. Imana ibane natwe, Imana ibane natwe. Rero iri kugira ngo arenge zone y'abantu bakoreramo, atekereze, abeho atameze nk'abantu. Uko abantu bumva ibintu ntaba ariko abyumva, uko agenda ntaba ariko abyumva, amere nk'umuntu Imana yazamuye. Ni ukuri Yesu yaduhaye ubuntu bw'Imana butujabura muki mu bantu, ntitumeze nkabo. Nubwo turyama nkabo, tukagenda nkabo, ntitumeze nkabo. Hari imbaraga z'isumbwe ziri muri twebwe zitagaragara, zatugize abana b'Imana. Ibyo ubwabyo ni ukwishurirwa. Ntushobora kuva mu bantu utamenye uwo uriwe. Uwo uriwe ninde? Uwo ntabwo ari cyo uri cyo. Kugira ngo wikure mu bantu ni ukumenya igisono cyawe mu Mana. Uyu muhungu kugira ngo yemere amabuye amugereho ayarenge, nuko yari amaze kumenya ngo ngende umwana w'Imana, ndenze ibintu byose. Abana b'Imana twonye tuhereza icyubahiro. Yamenye ngo ndi umwana w'iki? W'Imana. Kugira ngo urenge ikirere na zone abantu bakoramo, ugomba kumenya ngo ndinde, ndava he, ndajya he. Mu bantu iyo dukora ibintu, dukora kenshi tubikorera mu kintu cyitwa ubutware tugira, cyangwa se amazina tugira, cyangwa se mucyo turi cyo. Abantu bamuteye amabuye ni abantu bari abantu b'abanyedini bayoboye idini. Bitwaza izo mpamvu bitewe n'icyo bari cyo, bari abakuru n'abatambyi n'abafarisayo. Baravuga ngo uriya muntu twamutera amabuye bigakunda, tukamukandagira. Mwumve, kubera icyo bari cyo bibahaye imbaraga za gutera amabuye. Nde? Stefano na yari umudiyakoni. Ariko urumva nivoye nabo ntaho byari bihuriye. Iyo umuntu yiboneye mu cyo ari cyo cyangwa ahabwa n'abantu, agira imbaraga nke mu bantu. Muranyumvise so? Muranyumvise? Kugira ngo umuntu amenye agaciro ko ari we, arenga kwirebera mu cyo ari cyo, akirebera mu wari we muri Kristo Yesu.
iyo umuntu amenya uwo ari we ntiyumva imbaraga z'amabuye, kuko abamutera amabuye bayamutera mu cyo baricyo. Umuntu uvanga ndagira ngo tuze gutegura gusenga neza. Umuntu ukubwira ngo aragusenyera urugo yitwaza imbaraga afite. Ugubanga kwirukana mu kazi yitwaza izina afite. Ibintu byose abantu bakora bitwaza imbaraga z'izina bagize gute? Mu yandi magambo n'icyo ba. Niyo iyo ugiye mu cyo nawe uri cyo ntabwo ushobora gutsinda, ntushobora kunesha. Usanga bafite imbaraga barubatse system ikurenze, kandi babigeraho. Stefano babigezeho, bakora inama bitewe n'abo bari n'ibyo bari byo, barayikora baramukubita neza. Kugira ngo umuntu agire izi imbaraga no zirarama, Imana ishimwe, nuko ava mu cyaricyo akamenya uwo ari we, akamenya ngo nge ndi umwana w'Imana, ndenze iki? Ndenze icyo ndicyo. Mu yandi magambo, uwo uri we aruta icyo uri cyo. Uri we ninde? Uri ntabwo ari icyo ukora, ntabwo ari icyo ugirwa cyo, ntabwo ari icyo amagana kuba cyo hano. Uri umwana w'Imana. Ayo mashina y'abana b'Imana, Imana ibaha umugisha. Kumenya uwo uri we nuko uri umwana w'iki? Umwana w'iki? Iyo wamenye uwo uri we rero biguhesha ubushobozi bukandagira icyo uri cyo. Mu yandi magambo, mu ndimi barisha gukora, Stefano muri we harimo undi muri we wisumba uwo ari we. Muri Stefano harimo Stefano umwana w'Imana usumba icyo Stefano aricyo cyo kuba umudiyakoni. Kuba umudiyakoni babiteye amabuye, ariko rero umwana w'Imana ntibabigeraho. Intambara uterwa uziterwa mu cyo uri cyo, aho ukora, ahantu bakuzi, uko bakumenya. Ariko muri wowe abizera habitsemo imbaraga. Haleluya! Habitsemo imbaraga. Amabuye yose uhereye kuri Yesu, Satani niwe waje kumwiterera amabuye. Amutera amabuye atazi ko Yesu azi uwo ari we. Aramango jya ku musozi, kugasongera ku rusengero, amubwira ibintu agenda akora muri Matayo ibice 4. Yesu aho yangaganira na Satani yaramubwiye ngo wowe uri kunterera mu cyo uri cyo, wibeshye icyo ndicyo nanjye, ariko nge kugira ngo ngutsinde ndakubwira uwo ndi we. Araba ngo ntukagerageze Uwiteka Imana. Ibyaha byose dukora biza binyura mu cyo turi cyo. Iyo umuntu yamenye uwo ari we atsinda imbaraga z'ibyaha bimwijira mu cyo ari cyo. Stefano ni umudiyakone n'icyo ari cyo, ariko uyu witwa Stefano wundi ubyawe n'Imana uri kureba Imana, n'uwo ari we ni nawe uzamutse ibitekerezo bye birenga iby'amabuye. Arango ngende umwana w'iki? W'Imana. Kambaho urugero, uyu ni umupapa, si umupapa. Muri wowe uri umupapa, sibyo? Wahoze uri umusore, ushobora kuba ufite akazi, ushobora kuba utagafite, ushobora kuba ufite inshingano hano, ushobora kuba utayifite. Ibyo ni ibintu bigenda bitugira ibyo. Intambara ugira zinyura muri ibyo bintu. Utarabona akazi hari intambara utari ufite. Iyo ubonye akazi hari izindi ntambara ziza, sibyo? Uri umukobwa hari intambara utabona. Wamara kuba umubyeyi hari izindi ntambara ziza zivuka. Niyo mpamvu nidusenga dusaba Imana ngo igire ibintu dukorera, tunasenga dusaba imbaraga zizarezista ku ntambara zarwanya ibyo tugiye kuba byo. Kubera ko buri rwego rushya rw'ubuzima rujyana n'urwego rushya rw'umudayimoni. Abadayimoni baguhiga uri umusore, so baguhiga umaze kuba umupapa. Muri kunyumva? Niyo mpamvu dukeneye imbaraga zirenga zone y'ibyo turi byo mu bantu, tukishura abandi bantu turibo ibyo bintu bitegera. Uyu munsi iyo ubyaye ugira intambara zo mu rubyaro, iyo utabyaye ugira intambara zo kutabyara. Buri rwego rwose rw'ubuzima rugira intambara n'amakuba yazo. Noneho muranyumvise igitangaje, kanongera nifata urugero kuri wowe. Muri wowe ibyo bintu byose ni wowe bizaho, si wowe. So uri umushomeri, so ufite akazi, so we musore, so we mugabo, hahindutse wowe. Byose si wowe. Muri wari umusore, muri Imana ivunjamo undi muntu w'umugabo, yavuye muri wowe, ubu mujyamo turakubona nk'umugabo.
ariko ntiwahindutse n'amazina ni yayandi. Icyo kora bagushyiraho ngo papa runaka bitewe n'iki n'izina ry'ibintu n'intambara zaryo nazo. Uyu munsi nta kazi ufite, ariko ejo uzaba ufite akazi. Akazi kazaza kajye kuri wowe. Icyo utabona none utarageraho n'ubundi kizava muri wowe, kiri hafi aho ngaho. Muri aho ubu turaha twizeye, nagira ngo twahanurira ibintu bikomeye. Haleluya. Muri filozofi baravuga ngo ibidashoboka uyu munsi ni ibitangaza by'ejo. Kugira ngo wumve ko ibidashoboka ari ibitangaza by'ejo, nuko umenya ngo ndinde, ibiza bitangwa nande, bikorwa nande, biranyura mu ko uyu munsi ndi umusore hari ubushobozi ntabona bwo kuba umugabo. Umenya ngo Imana yanshizeho isoko yanyeho nuruka, Imana ibitse imbaraga zinkuramo abandi bantu benshi. Ntabwo ahantu uyu munsi ariho uzaguma, Imana ifite umugambi ukomeye. Haleluya. Ntabwo icyo uri cy'uyu munsi ari cyo uzaguma cyo, Imana izaguhindura ikindi kintu. Ntangariza abantu baterekwa baduterera mu byo turi by'uyu munsi. Ni ikosa rikomeye kuguterera uyu munsi mu bushomeri nkubonamo. Wowe ntabwo uri ubushomeri, uri bwose. Wowe nturi ubusho. Kumenya uri we witandukanya n'ibindi bintu byo. Wowe ntabwo uri ubushomeri, nta nubwo uri n'akazi. Ni ibintu bikwituraho ariko ugasigara ari wowe. Haleluya, haleluya, haleluya. None Imana izakuvanamo wowe wundi. Kananga urugero, mureba Abisirayeli bajya kwambuka mu bice kwa YESU bice bitatu, bajya kwambuka Yorodani. Yabatindije iminsi 3 ishaka kubigisha ikintu gikomeye. Icyambere, umunsi wa mbere yarabwiye ngo umunsi wa mbere ashaka ko mwebwe Abisirayeli mubanza kwibuka ko amaboko yabakuye muri Egiputa, akabana namwe uko mwabayeho mu buryo bw'ubwenge bw'ibanga, agikomeye, agifite imbaraga zitavuye ku muntu wese. Kandi nawe nkubwire ko hari ahantu Imana yakoze inyuma hacu. Inyuma hacu murahabona, inyuma hawe harahari. Hari amaboko Imana yakoresheje irahakurinda, kuko ubona uyu munsi ntabwo uje none. Cyubwira Satani ngo ntabwo nje none, hari ahantu hano inyuma nabanye n'Imana ingeze aha ngaha. Ibyo ubyirama mukabyihanurira mawombe suwa none la honesta manikoda pirasa. Hari amaboko akomeye yabanye nanjye ahantu hirya inyuma iri. Iyo maze kuyamenya umunsi wa mbere, uwa kabiri kwari ugutekereza ngo mbere yuko mwambuka Yorodani mumenye ko hari amaboko abanye namwe uyu munsi. Uyu munsi ukuntu uri, hari amaboko y'Imana abanye nawe. Haleluya. Uyu munsi ukuntu uri, uko biri kose Imana ibifitemo uruhare. Ihimbazwe. Bagomba kubyumva bakabimenya mbere yuko bambuka. Umunsi wa gatatu murebe yashaka ko bambuka mbere yuko bambuka. Donc umunsi wa gatatu kwari ukwambuka kandi batarambuka. Bagombaga kurenga ahantu bari bakakira aho bagiye kandi bataragerayo. Bagombaga kurenga Yorodani imeze kuriya. Bagombaga kurenga ibintu bya manu baryaga mu tayu. Bagombaga kurenga urwego rw'ubuzima bari babayeho bitewe n'ahantu bari, bakakira kujya kurya ibigori bikaranze, kujya kurya ibyo mu gihugu byibejeje kandi batarajyayo. Bakava ngo nubwo turi hano ntituzaguma hano, tuzajya na hariya. Bakarenza ibitekerezo byabo, bavuga ngo twe ntabwo turi abantu bazapfira muri Mana, tuzarya n'ibyo mu gihugu kimejeje. Twe ntabwo turi abantu tuzahera hano ngo amaboko yabisha adugireho imbaraga, tuzaharenga tujya ahantu Imana ishaka. Bakabyihanurira. Iyo utabyiyubakamo usigazwa n'amabuye y'abantu, kandi amabuye y'abantu areba icyo turi cyo ntareba abo turi bo. Twongere amen. Twongere cyane amen. Abanyumva cyane amen. Imana ihimbazwe cyane amen. Haleluya. Bagombaga kwambuka. Bamaze kugera ku rwego bumva bitunganye, yaravuze ngo ndumva mwakamba, kubera ko aho mugiye kujya mwamaze kugera mutarajyayo. Buriya biragoye ko ahantu utarajya, utaratekereza. Imana ibintu byose bihera mu bitekerezo. N'ijuru mbere yuko turijyamo riturimo. Ijuru tumva nturitegereze ntaryo uzajyamo, turyumva tukiri inaha. Aho tuzajya tuhumva tukiri inaha.
hatugendamo kandi ahantu habitse nta n'urushinge bazana ngo rutuvomemo, bikoranye nehansto natwe biri muri twebwe, ni imbaraga zikomeye. Imana yubatse ibyo bintu mu bitekerezo bya, bamaze kumva ko bagiye kujyayo batangira kwambuka batarebye ko amazi yuzuye. Haleluya. Batarebye ko ibintu byakaze. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamera ibyiringiro. Ahwana n'igiti cyateye hafi y'umugezi nikita, kuki kitita aho kiri kuvoma ntihagaragara, ariko harahari. Harahari. Ntitwabisobanura uko tubayeho, ariko uburyo tubayeho burahari. Kwizera si ukumenya inzira Imana icamo, ni ukwakira ibyo Imana ikora. Bagombaga kwakira aho bagiye batarajyayo. Ntabwo uhera mu nzira ngo nese ngo bizashoboka ngo bizanyura hehese. No, ibyo ni ibitekerezo byo mu bantu. Ayo ni amabuye. Munese ngo uvuka kwa runaka se nge mvukayo ko navutseyo ndi muri gahunda y'Imana, navutseyo gutyo gusa. Uri umugambi Imana ukomeye utangaje. Haleluya. Ntabwo uri impanuka kuma ufite aho uva naho ujya. Iyakunyujije hariya bikubonera mu ishusho urimo. Rengaho ishusho urimo. Wiheranwa n'ubuzima umve ngo ubuzima bwesobanura uwo uriwe. Ubuzima burasobanura icyo uri cyo, ntibusobanura uwo uriwe. Bugufatirana n'ahantu uri nuko bimeze, ntabwo ari ibihoraho. Ibihe birahinduka. Kambivugira rimwe nihute, iri gushaka ko agera ku rwo rwego rwo kurenga abantu, akarenga ibintu, akarenga ahantu, akarenga ukuntu, akarenga n'igihe, agahagara hejuru y'abantu. Sivuze ngo kuza kuhagara hejuru, ako imitekerereze yabo gusa ubwo bizashoboka. Kwinaha bisaba ko bimeze bw'icyo no kumva wowe wapi, ubwo mwami Yesu ankunda. Baza n'ibintu bakumva wowe uri hejuru yabo. Bizanyura ese ko no, Imana ifite uko izabi, ukarenga ibintu, ubwinshi bw'ibintu ufite. Imana ibintu izaguha ntibishingiye kuvuka n'ukuntu usa, ntibirashingiye ku mateka yaho ukomoka. Nta hantu byanditse. Ibyo byanditse mu bantu. Niyo bavuga ngo ukurikije. Iyo ukurikije Imana ntiyigira, kuko Imana ibintu ikora yiheraho. Nta bintu iheraho, yiheraho. Haleluya. Imana yiheraho. Kandi ubushobozi bwo kubaka ibintu byose wabuze igihe gitoya, Imana ibifite muri yo. Kurenga ibintu ukajya bibwira ngo wabintu, kandi ibintu birenga bitaraza. Ibintu birenga bitaraza. Ubwira amafaranga we nubwo uzaza cyangwa ntuze, ukajya bibwira ngo ariko imbaraga mfite basi zigomba kuba atari imbaraga zimirwa n'iki. Ugomba kugira inzu ukayirenga. Nigeze gutangara, nigeze kubabazwa n'abakristo bigeze kubaho. Ni ahantu hamwe ku itorero rimwe hano ntavuze, hano muri Kigali hano hafi. Noneho bari abakristo bababaje cyane. Bari bafite amabuye, nabonaga bafite ikibazo, babaga muri zone y'amabuye nkurikije ibintu bakoze. Ku buryo nabo umwifato bakoze wari umwifato kugira ngo bitware uko amabuye ari kubatera. Baraza bajya mu gupiganwa kwambara. Kugira gute? Kwambara. Bari abagore n'abakunze. Noneho bambara, nabonye nk'ibyumweru 3 bikurikiranye, bakajya bambara amabaze, bagenda bahinduranya. Uyu munsi agakoresha 50, undi 100, undi 500, 200. Doko bagenda ubona bari bameze nk'abari mu kurushanwa. Kandi ubwumva bazi yihindutse ijyana n'inkweto, ijyana n'isakoshe. Murabizi Kigali dufite abasirimu bazi kugira gute, bazi kujyanisha. Ako Mana yatanze abantu bazi kujyanisha. No, igitangaje cyambabaje, binjiraga mu iteraniro ku cyumweru bagacunga, barabaririmbye bagacunga saa 3. Abaramaze kwicara bose nta bintu by'akavuyo, bakaza nk'aba president binjira. Urumva ukuntu yajyanishije nawe urabyumva, bigomba kujyana na défilé de mode. Uburyo yitwara ntabwo agenda nk'umuntu uraho, agomba kugenda nyine kameme nk'iki. Igitangaje ntabwo ariko ikindi cyantangaje, bazaga bakodesha mu modoka, bagera ku muryango w'urusengero nkabona narabitegereje, mbona ubazanye bwa mbere si ubazanye bwa kabiri. Donc mbona ko imodoka atari izabo, bagenda bakodesha abantu bageza ku rusengero. Akava mu modoka nyine n'ukuguru n'inkweto ahagarara hanze, ubona kabisa akumva yaduhaye. Natekereje ko bashobora kuba bafite ibikomere byo mu bantu,
cyangwa se by'ubuzima banyuzemo byo kutambara cyangwa akaba habibonye akagira ngo abonye igitangaza kibaze, kandi icyo ari kugira igitangaza hari abantu bakigize demode bakivuyeho. Nta kintu gishya aje kwereka abantu, ahubwo wenda nuko ari bwo kikibona. Noneho kuba imbaraga ze ziri munsi y'iyo baze bituma agendera iki? Ibaze yambaye. None ubwo ibaze arayambaye cyangwa iramwambaye? Ibaze ukagendera ibaze ibaze. Uzi umuntu witwaza ububasha afite n'amafaranga afite agashaka kugiraho ijambo akumva ngo nge na wowe, ariko yishingikirije imbaraga z'iki? Z'ikintu. Biragoye. Ubu uri mu mikino y'amabuye gusa, uratera abantu bakomeretsa nabo bakongera, nawe wigira iyo utari we kugira ngo uri mu mikino gusa yo guterana amabuye gusa. Stefano yarenze urwo rwego ku buryo Imana ishaka umuntu dutunga imbaraga ziruta ibintu dutunga, ku buryo ibintu biza ukabiha gahunda, kuko ibintu urabitunga ntabwo bigutunga. Iyo bigutunze birakubwira ngo bidahari wapfa, biraba ngo utadufite wapfa. Bibwire ngo njyewe mwe muhari mwabake cyangwa benshi, nta mwebwe mwaranziye. Ibintu twarabikorewe ntabwo byadukorewe. Imini byaradukorewe ntabwo twabikorewe. Ibintu ni ibyacu byaraturemewe kugira ngo bize. Amahirwe bifite namwe bigomba kuza. Ariko imbaraga ihaye umuntu kuva muri Edeni ni izitegeka iki? Ibintu. Ariko yamaje gutakaza guhishurirwa Imana, ibintu yategekaga biramutegeka. Nari ngusabiye Imana imbaraga zirarama. Uri mu bintu, mu mabuye, mu kaga, mu ntambara, ukararama. Imana ihimbazwe. Ukararama. Ndaje dusenga Imana ukararama. Abantu nabaretse n'ibintu n'ahantu, nta hantu na hamwe wajya ngo habe igitangaza. Ahariho hose. Iyo uzuriwe ahantu hose wajya uravanga ahantu ngiye niho hato kurusha ngewe, ko muri habitse imbaraga ziruta ahantu ugiye. Iyo ugiye ahantu hakuruta harakumira, hagukoresha ibyaha. Abantu benshi ibyaha bakora byo mu kazi n'igihe bataza akazi bagahawe n'Imana atari umuntu. Iyo uzi ngo ni Imana ikanjyanyemo izakamvanamo injyane n'akandi, uramubwira ngo no sinakora iryo kosa. Nicyo umuhungu yakoze. Uyu muhungu Yosefu yaravuze ngo nge naje nararose, kandi inzozi zanjye narose iki? Igihugu. None wowe uri kumbwira igipangu, kandi muri nge mfitemo igihugu. Nubwo kitaramvamo ngo kigaragare ariko ndakigendana. Hari ibintu twumva bitaragaragara ko muri twe turabyumva. Haleluya. Biri muri twebwe. Muka Potifari uri hano urakomeye, ariko ubushobozi bwawe bwose bugarukira ku gipangu. Ibipangu biba hehe? Inaha. Muka Potifari urugabano rwe n'urw'ibipangu, hirya y'igipangu ntabwo arahe. Satani yagabanye inaha. Iyo wunamiye ukareba hasi akugabira ibyinaha, ariko iyo uzamuye amaso ukararama aguha n'igihugu. Yosefu yaravuze ngo nge ntabwo muri nge harimo igihugu, ntabwo nakora iryo kosa be nakagenda. Kubera iki se? Nge numva igihugu. Kandi uri umukozi hano, kuba ndi umukozi n'isho y'ubuzima ndimo. Kandi ubuzima buzimukira ubundi buzima. Ni igihe kiguha ukuntu umera utari wowe, igihe kikwita izina utagira, igihe kiguha ubushobozi kiragutiza. Ibintu byose mutunza benshi hano ni intizanyo z'ibihe. Igihe kigutiza gukira, ejo kikagutiza gukena. Ni ibintu igihe kigutiza, ni ikosa kwishingikiriza ibintu igihe kigutije ukumva wabaye byo. Wowe utandukanye n'iby'ibihe kigutije, wowe uratandukanye nabyo. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Imana ihimbazwe. Shaka dusengera aho hantu uhagarara ngo nge ndi kureba hejuru, ndararamye, nitandukanije n'igihe. Igihe cyakubwiye iki? Cyakubwiye ko uvuka uri umukene. Ni igihe cyabikubwiye. Ubukene buzasimburana n'ubukire. Cyakubwiye ko uri umuntu udakorwaho ubitse amafaranga utangira kwitwara uko ushaka, bizasimburana n'ikindi gihe. Yobu yaravuze ngo izanye amafaranga none irayatwaye, ariko nge sindi amafaranga, sindi. Aravuga ngo nge namaje kwisobanukirwa ndenze ibyo ngibyo, ntabwo nakora ikosa. Ibitwaye izabigarura. Ntiyabikubye kabiri. Ishusho urimo uyu munsi yituma abantu bakwemeza ko ari we wowe. Muranyumvise? Twasenga Imana. Imana imbaraga zo kurya gute? Kurarama.
ukarenga abantu, ukabwira abantu ngo mwabantu mwebwe mutekereza mu nshuka, sibyo? Ukarenga ibintu ukabibwira ngo mwebwe muzaza, nta yandi mahitamo mufite, muzaza kandi mutanaje, Imana yanjye ibitse imbaraga zibaruta. Gatatu, ukarenga ahantu, aho wajya hose, aho bagushukisha hose, Imana iruta ahantu. Kane, ukarenga ukuntu systeme ikubwira ngo kugira ngo umuntu akire hano bisaba marayika, kugira ngo ngewe nizeye Yesu aruta marayika. Ahantu systeme ikubwira ngo kugira ngo hano ubemo bisaba ko wiba, kugira ngo utinde muri aka kazi, nutiba ntuzahatinda. No, uranga ngo ngewe Imana yangire irenze ibyo. Ukarenga ukuntu abantu bashizeho. Hano usanga amadini bashyizeho ukuntu ibintu bikorwa bigenda, ukagira ngo ni Imana yabishyizeho ari ibintu by'abantu gusa. Iyo Yesu yakwishuriye urenga iki? Ukuntu kw'abantu, ukajya ahandi hantu. Kane, gatanu, ukarenga igihe. Ukarenga igihe. Igihe bakwitamo uyu munsi, bagufatamo, wowe itandukanye n'igihe urimo. Tangira uhanurire ubuzima bwawe ngo ngewe iki gihe kizabucika bube ubundi buzima. Haleluya, haleluya. Dusenge mu izina rya Yesu. Ngiye kimwe gitande hano muri niba tureka twisengere, ndacyahari, nzabivuga neza nituze. Dusenge. Yesu aguhaye umugisha kugira ngo umubwire ngo aguhe imbaraga zirenga ibintu, zirenga ahantu, zirenga ukuntu ugira ubushobozi. Nukwiteganyiriza kubwira Imana ngo Mana, burya ndacyari kumwe nawe, turacyarambanye, dufite gahunda ikomeye yo kuzabana, nubwo ibintu byaza cyangwa se bigatinda, ariko turacyari kumwe. Imbaraga umpaye ziruta iki? Ibintu, ibyaha byose bikorerwa mu bintu no mu bantu, ibyaha byose n'imbaraga zose zitega abantu, nge ndashaka kuzirenga, bikazaza ndi umukandida mwiza wubahisha Imana, kandi nkabona n'ubugingo buhoraho, kuko ibya Stefano byarangiriye mu ijuru. Imana ishaka ko iguha umugisha urangira n'ubugingo buhoraho. Dusenga Imana mu izina rya Kristo Yesu. Imana igusukira umugisha urangira n'ubugingo buhoraho. Imana irawubitse the hosta, Imana irawubitse the heodrai, Imana irawubitse, Imana ibitse imbaraga zikomeye. Imana yanzaniye ijambo ngo mbabwire ko hari abantu Imana ishaka gushyira ku murongo w'abantu babinaha bagaragaza umwifata w'Imana no mu gihe gikomeye cy'amabuye kigoye cy'akaga n'amakuba. Dawidi yaravuze ngo naho intambara yambaho, 27 Zaburi, no muri yo nzakomeza iki? Umutima. Ukarenga intambara n'abaziguteza, ukajya ahantu Imana ishaka. Kandi dusenga tugiye kwihanurira ahantu utaragera, Imana izakugeza, haracyakurimo. Wirebaho igihe cyagushyize, igihe kizimukira ikindi. Nikimenyimenyi, hari ahantu wahoze wavuye, Imana ikoresha imbaraga. Tehone madista, imbaraga zagukuye hariya ziracyabitse muri Yesu. Renga abantu, ihanurire, niwe muhanuzi w'ubugingo bwawe n'ubuzima bwawe. Bubwire ngo nge nzaharenga. Saha gusa igihe kikubeshya cyakwisa umukene, ntabwo umukene ari umuntu, ntabwo ari izina. Ni igihe cyakwisa umuntu w'imfubyi n'umupfakazi uri aho ngaho. No, itandukanye n'igihe cyakubwira ibintu imiryango idashoboka n'ibintu bidakunda. No, ni ibintu, ni igihe Imana muri ibitse imbaraga zitegeka igihe. Dusenge wamaje kwakira ahandi hantu, tugiye kwambuka tujya ahantu tujya turenza amaso ibintu turimo. Tubwire Yesu ngo Yesu uracyabashije, uracyashoboye. Aya mashyi amukomeze tumushimire mu izina rya Yesu. Tugejeje dusenga Imana. Tugejeje dusenga Imana. Ndashaka abantu bizeye gusore bahaguruka basenga Imana. Abantu bamaje kurenga zone y'abantu basanzwe, bamaze kurenga zone y'ibintu bisanzwe, bamaze kurenga amabuye anyura mu bintu. Abatera amabuye ababwira ngo wowe ntacyo uzimarira. No, mubwire ngo ngiye kubera Imana nzakimarira, kuko isoko yanjye y'ubuzima ntabwo iri mu bintu, ibitse mu Mana. Barenze ahantu, ubwo utagiye aha utakorewe ibi ntabwo bizakunda. Babwira ngo isoko y'ubuzima buri mu Mana gusa, niho nisobanukiriwe. Banguri imfubyi ntibizavamo umeze gutya. No, renga icyo gihe ntabwo uzaheraho. Imana hari ahandi kujyana, uzogera ku Imana yavuze, uzogera naho yakubwiye. Imana si umuntu ngo ibeshye, ibyivuze irabikora. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Tangira wambuke mu bitekerezo, tangira wambuke, tangira urenga ahantu uri, tangira wirenge. Renga amabuye, uri kubona amabuye, uteye amabuye y'abantu y'ibintu bakubwira amajwi akomeye aguca intege. No, umuririmbyi yaravuze ngo iyo ayo mabuye aje ndeba mu ijuru nkabona y'umukiza wanjye abikuyeho. Penona nikadestasi mandoho de laiga penitandisayigadi. Imana ibitse imbaraga. Renga amabuye, renga amabuye. Wireba amabuye uterwa, wireba ibyagukoreweho, wireba abantu bakoze. No, uwafunze si ufungura. Ayo mabuye anyura mu burozi, Imana ntabwo yafunguza inyura mu burozi. Imana ibitse imbaraga zitegeka, itegeka gusa.
shehone mande renga iyo ndwara yibwiye ngo wandwara we uzaba ubuhamya kuri njyewe renga icyo gihe tangira ukibwiye ngo wagihe we nkwaye intashyo uzaba ubuhamya uzahinduka tangira wakira ahandi hantu ubwire ngo hari ahandi hantu nzajya hari undi muntu nzaba we hari ikindi nzaba cyo Imana ntibeshya nzogera ku cyo yavuze nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye iyo yivuze ijambo ryayo rirenze amabuye rirenze imbaraga zo mu bantu n'ubushobozi bw'ibintu niyo ifite ijambo rya nyuma kuri wowe uzogera kandi byihanurire bivuye ngo nzarenga iki gihe nzarenga aya mabuye utumbere mu ijuru ubona Imana ikomeye itume wisobanukirwa tangira ubyakire mu buzima bwawe iyo yivuze biraba ibintu Imana ivuga wibaza ko bitakunda bitazashoboka yabivuze ntinyura ibihe nibitangira abantu bayitangira Imana ibitse imbaraga zikomeye yo haleluya niyo ufite ijambo rya nyuma Yesu niyo ifite ijambo rya nyuma kuri njyewe niyo ifite ijambo rya nyuma kuri njye zamuri Rwanda dusenga Imana niba wizeye ubwira Imana ngo naha nzahagera aya mabuye ntabwo nzamirwa nayo ntabwo azamperana urenga amabuye unyuramo the whole listani handole ho de kaiba the ho de sensible tenima and ho de tande soge libraya sharihini landole hostai benimandre Imana izanye kubwira wowe ubaye mu ntambara gusa z'amabuye utizaniye mu kaga utizaniye mu byago utizaniye mu ntambara utizaniye ibintu byose utizaniye biguhoraho Imana izanye imbaraga zibikurenza uyu mwanya bigiye gufata ubusa bigiye kugira ubushobozi buke kuri wowe Imana isutse imbaraga mu buzima bwawe zirenga ahantu uri zirenga ahantu ukorera Imana isutse imbaraga zirenga ibintu wanyuragamo zo kwisobanukirwa niwumva uzapfira amabuye abe nta ruhara gufiteho nta bushobozi Imana isutse imbaraga mu buzima bwawe zirenze amabuye yabwire ngo amabuye ntuzamperana wabyawe ntuzamperana nzakurenga nasanukiwe ndiwe ntabwo icyo ndi cyari cyuzavata ngiye mu ndiwe hari imbaraga zinesha ibyo Imana ihimbazwe uri umwana w'Imana Imana izakujyana kugeza iyo turebye ngibyo Mana yacu mu izina rya Yesu tugushimiye kuri Imana ikomeye uri Imana ifite imbaraga zikomeye uzanye kubwira bene data ko ubitse imbaraga ubitse imbaraga zikomeye imbaraga zirenze iz'abantu n'ibintu n'ahantu n'ukuntu n'igihe imbaraga zirenze ibyadutsikamiye imbaraga zirenze abantu twatereye mu bintu ibitekerezo byacu ukoranye nabyo ngo turenge kwizera tukuzamure tubone Imana data tubone ubwami bwayo tubone ubutware ibituvuye ngo ntituzagera mu ijuru tuvuye ngo ijuru rirahari ubwami burahari aho tujya harahari mu izina rya Yesu turasenze twakira aho tujya turahakiriye tutarahagera turahumvise turiyaturiyeho ibintu wavuze turabyakiriye birahari ntibinyura ahantu nawe abitangira nawe abikoma